nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza kuri mikoro ni Bosco. Iyi ni Region Info, tugarutse muri studio aho tugiye kureba rero amakuru agezweho. Tunyarukire kuri Battlefield turebe amakuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu. Navuga ntigikuba kiracitse, navugaga nti rwose wahekwaga agiye kwigenza, ariko nabyo ntibiza gukunda kubera yuko ubu ngubu tuvugana igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikoze ibitangaza. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigaragaje ko ari intare ishonje ishaka kurya. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigaragaje ko atari wa mwana rwose mu by'ukuri uha ingobyi akabura abahetsi, ahubwo ari wa mwana uha ingobyi akishakira abahetsi, kubera yuko kuri ubu ngubu ubu tuvugana nta yindi nkuru iri kuvugwa usibye kuba ibisasu ruturaka biguye mu kigo gitangirwamo imyitozo cy'abarwanyi ba M23 kiri ahitwa Cyanzu. Aya ni amakuru amaze kuba yabakimenya bose mw'abantu mwe. Intambara yeruye ku mutwe wa M23, ibitero bikomatanyije mu buryo bwa politike, mu buryo bw'urugamba bidasigaza n'uruhande na rumwe, nibyo byatangiye ku barwanyi ba M23. Ni inkuru ariko iteye agahinda kuba ashyigikiye M23 baza kwihangana ngo FARDC bateye ibisasu mu bubiko bw'ibikoresho bwa M23 Icyanzu, kimwe mu bice byari bibitse ibikoresho byinshi cyane by'abarwanyi, ibyo bifashishaga mu gukora imyitozo ndetse yewe kandi no kwerekeza ku rugamba. Nkwibutsa ko Icyanzu niko gace ka mbere abarwanyi ba FC23 bafashe, niko gace ka mbere abarwanyi FC23 bafashe. Biravugwa ko ahangaha M23 yifashe mapfubyi, abarimo ba General Sultan Emmanuel Makenga Ruziramuhwe bati ko twigenje, ko twagiye kera ku busa, ibi turabicikira ko Amerika idushyuhije, none igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nacyo kikaba kidushyuhije, biraza kugenda bite? Nyamara Museveni wakadufashije rwose arembye ameze nabi, umuhungu we nawe ibyo tutabyizeye. U Rwanda rwamaze guhabwa warning yo gukura abasirikare barwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi ba 23 bati ugutsindwa kwageze, nyaboneka nimusubize inyuma abo barwanyi, ariko sinzi uko baza kugera kubera ko iri raswa rya Cyanzu nanjye rirantunguye, si ukubabeshya. Ubu tuvugana rwose Cyanzu ko ukuntu irashwe, uburyo irashwemo nanjye birantunguye. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiri gutungurana cyane mu kugenda berekana imitegurire yabo y'urugamba, ndetse kinatungurana cyane kugeza kuri ubu ngubu. Igisirikare cya leta Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ukuvuga ngo kiri gukora ama operasiyo buri umwe uwo ari we wese atari yiteze. Mu gihe abantu bari bazi ibintu by'ahangaha muri za Rubaya, abantu bari biteze ko 23 iri gusubira inyuma, bavuga bati FARDC iratuje, niho iziye ikubita ibabaza, ikubita ku nyama, ikubita kuri abarwanyi ba 23. Ije mu bihe M23 iri mu bihe bibi ndetse idashobora no kuba rwose yakwinyagambura. Biravugwa ko intwaro zikomeye cyane ahangaha rwose ngo zitunze imitutu yazo ahangaha muri ibi birindiro, ziragenda zirahasandaguza, zirahashwanyaguza. Icyo ni igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru bite nuko yari inkuru mbaduka, bite nuko yari inkuru ishyushye, yatumye ntababwira iby'imfunyamfunya, ariko reka nkubwire ko ngo ubu tuvugana ahangaha hari abarimu b'Abashinwa batozaga abarwanyi ba FC23, aba ngo barashwe, bariruka, barahunga. Aya ni amakuru ari gutangwa n'abakurikiranye rero iryo raswa rya Cyanzu. Aba barimu ngo bakaba bahunze, ndetse bikaba bivuga ko ngo bahunze berekeza y'u Rwanda kugira ngo barebe ko babona ubuhungiro, mu gihe n'ubundi mu mujyi wa Goma
amakuru ari guturukayo avuga yuko ibintu biri kubera mu mujyi wa Goma mama yake na yake, aho bita za Kajede. Ahangaha iri ikintu bita umuvumbagatano. M23 iri kwikanga isa yari yose, igitima kiri guterera hejuru, batekereza ko Wazalendo ndetse na FARDC baba bamaze gupenetra muri uyu mujyi. Ari nayo mpamvu wumvishe guhera ku itariki 23 ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba habaye ikintu kidasanzwe. Urambaza ngo ni ikihe? Habaye icyo bita umusako. Nimvuga umusako mve gusaka urugo ku rundi, inzu ku yindi, agace ku kandi. M23 yagimena abarwanyi abita Kajede. Abaturage benshi bavuga bati nituguma anga biraza kuturangiraho, bamwe bahita bihungira. Bivuga ko harabahungeza za Mugunga, hamwe mu batari hari kugaragara ibyo bikorwa by'abarwanyi ba M23, ariko abandi bakavuga bati amabere ari kudukora tutonsa kubera ibyo M23 iri gukora cyangwa se irimo gutegura. Ibyo nibyo rero byabaye ku munsi w'ejo, bigaragaza ubwoba M23 ifite ndetse no kwibaza cyane kubera yuko mu by'ukuri M23 yagerageje gukora ibyo bikorwa, ariko nta kintu nkeka ko yaba yarakuyemo, kuko aba basore n'ubundi nabo baba baratojwe cyane. Mu by'ukuri ikindi kintu nkomeza bitekerezo, inyunganizi, groupe ya Songa Mbere twamaze kuyifungura, ariko abantu bashaka kuza kujya gushyiramo linki zandiri ibyo ngibyo twabivuze ko bidakwiye kandi bidashoboka, ndetse atari byo. Akuntu gutanga ibitekerezo, abantu bavuga ati dutanga ibitekerezo, dusharinga amafoto biri kuba ku rugamba, uburyo cy'abarwanyi bari gusubira inyuma. Hari ababasha kuba bari hariya rwose bavuga bati amafoto ndetse n'amashusho turimo turabona, ariko ntabwo tubasha kuyabagezaho, ni gutereka muri Songa Mbere, ubundi abantu bakabasha kwibonera ibiri kuba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo visa hafi nk'aho bahibereye. Ubwo munyarukire muri groupe ya WhatsApp muri benshi. Hari abantu mu kanya baraje bandika bavuga bati boss ko dushyira muri groupe, abo ngabo ugasanga ni bande, ni babandi n'ubundi bagiye bajyamo bakavamo. Ngiye guterekamo ifoto igaragaza umwe bivuga ko ari guhunga hano muri Republika Demokarasi ya Kongo, wakoranaga n'aba barwanyi yateze tagisi. Ngo niko bari guhunga rwose, niko barimo kugenda bagenda. Ariko icyo nashaka kuvugaho, abantu munyarukire mu groupe yacu ya WhatsApp, duhure twongere tuganire. Icyo ngicyo rero cyo ugomba kuba wakimenya. Sasa rero reka twikomereze n'amakuru. Ubu tuvugana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urugamba rwo rukomeje kuba imberenge, wabyanga utabyemera. Reka nkubwire ko abarwanyi ba 23 Radio Okapi yamaze kubashyira hanze, ivuga ko ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyaruguru byinshi mu bice bari bafite bamaze kubivamo. Bya bindi mwajyaga mwibaza ati se ubundi kubera icyo abarwanyi ba 23 barimo gusubira inyuma, barimo kugenda bava mu bice, bari gutegura amayeri. Ibyo General Somo Kakure, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, yamaze kubishyiraho umucyo, ndetse kandi none Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubishyiraho umucyo, Leta Kinshasa yamaze kubishyiraho umucyo. Ya 23 nayo Lawrence Kanyuka mukuru ko bagira ati turimo tubahiza amasezerano ya Washington, ndetse banarekarama bavuga bati minembwe tumerewe nabi. Ariko sinzi nebo y'umugabo yari yakabashije kumenya ko aho bita Cyanzu ibinindiro bye, ububiko bwe bw'intwaro bari bamaze kubuturitsa. Biravuga ko M23 ikomeje gusubira inyuma muri Kivu y'Amajyaruguru. Radio Okapi ikavuga ko ngo n'ingabo z'u Rwanda zifashe umutwe ziri gusubira inyuma. Ngo ariko kandi Radio Okapi ikavuga ko ngo ingabo z'u Rwanda n'abafasha bazo barimo kuva mu duce tugera ku 10 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana nyuma y'umwaka umwe inyeshyamba za M23 zigaruriye ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana tariki 27 Werurwe, amakuru ari agezweho aravuga ko mu midugudu igera ku 10 yo muri Rubero na Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru zinyeshyamba zitakiri kuhabarizwa. Ibyo bintu ngiye kubitereka ahangaha hano kuri John Info, mbabwire uduce nyirizina twamaze kuba akabisa, twamaze kuba dushyirwaho nk'uduce uyu munsi tutakiri kubarizwa mu maboko y'abarwanyi ba AFC 23. Ndetse ikindi kintu ugomba ko wamenya, icyo uwo bita Mossad Baruzi yavuze ati bava mu duce, ati mugire va muve mu duce, ubuyobozi bwa leta bugaruke muri ibyo bice bigenzure. Niko biri kugenda kubera ko tuvugana amakuru ari kongera avuga ko abarwanyi ba 23 barava mu gace Wazalendo ndetse na FARDC bahita bagakaba.
bava mu gace Wazalendo na FARDC bahita bagakaba, nta mwanya wo gutekereza, nta bintu byo gutekereza ibintu byinshi, batanahagaruka. Nuko birimo kugenda, kandi Amerika yamaze guha ubudahangarwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gukora icyo gikorwa, yamaze kubiha umugisha. Ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata ibyo bice nta kibazo gihari. Bimwe 23 yajyaga ivuga muri akara gace ko muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo naho bita muri ni muri Uvira, murabyibuka. Ubwo 23 avuga ati turahava, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zati muhave, bo bakavuga ngo biraza kuba ngombwa ko MONUSCO ihagera. MONUSCO kandi yaravuye muri Kivu y'Amajyepfo, baragoragoje, MONUSCO ibasha kugerayo. Ariko icyo ugomba kuba wamenye, cyangwa se kimwe bintu ugomba kuba wasobanukirwa kugeza kuri umunota, nuko noneho ibyo muri Kivu y'Amajyaruguru ntabwo ari bimwe bya Uvira, apana, ntabwo ari bimwe byo muri Uvira kabisa. M23 nta kuzaza, nta guca ku ruhande, igombe isubira inyuma, igombe ive muri utu duce. Katwirebere rero ibice bamaze kugenda bavamo, ngo byagaragaye neza ko M23 ikomeje gusubira inyuma. Abarwanyi barimo kuva muri iyi migi bafite intwaro ngo zabo rwose bari basanzwe bakoresha, intwaro zikomeye n'ibikoresho bikomeye bifashishaga, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice bivuga. Ngo bose rero basubiye inyuma n'abayobozi babo mu duce tumwe na tumwe. Ngo ibi rero bikaba bigize ibikorwa byo gushakisha umutekano, aho izi nyeshyamba ziri gusubira inyuma, ndetse biravuga ko imidugudu myinshi yamaze kwigarurirwa na Wazalendo, barimo bararirimbamo bati tupendane kabisa, barimo baririmba bati Kongo yetu. Abo n'abana b'abanzambe n'abana b'abakongomani bavuga ati tupendane Kongo yetu. Nyuma yo gukaba iyo myanya yose, abarimo M23 abarimo bagenda bavamo. Reka dukubitira ngaha, baravuga bati imidugudu irimo Vukununu, imidugudu irimo Irambura, imidugudu irimo aho bita Ivatama, Ruseke, Runyesenge n'aho bita Kipesi. Totalma M23 yamaze kuyisiga, ntago bakiri kubarizwa aho ngaho, nubwo nta bikorwa by'urugomo byagaragaye kugeza ubu. Ngo abaturage baracyafite impungenge zo kubana n'imitwe yitwaje intwaro mu gihe ubuyobozi bwa leta butahari. Ni uvuga ngo abaturage aha ngaha bari baragiye bashyirwamo ikintu bita manipulation na propaganda za M23, barimo baravuga bati twebwe se ko twari twaramaze kujya ku ruhande rwa M23, biraza kutugendekera bite? Bafite ubwo bari bavuga ati twebwe twagiye turaburiza abakorana na Wazalendo, turaburiza FARDC, abakorana nayo barabafata bamwe, ati none twebwe ibyacu biraza kugenda bite kwizenye shyamba bidusize. Nuko bigenda rero, nuko bigenda kabisa, nuko biri kubagendekera. Ariko amakuru nizeye nuko ngo abakoze ibikorwa bikabije bazaburanishwa, ariko nta kintu umuturage ngo agomba kuba yatwarwa. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko nta bwiriza riratangwa ku kohereza ingabo za FARDC aho abo barwanyi bamaze kuva, ndetse na polisi, ariko Wazalendo baba bari imbere cyane. Kandi iyo tuvuze Wazalendo tayari ni kwa ya Kinshasa yose, ubwo yamaze kunyine kuhagera. Wazalendo bamaze kuhagera cyane, kuko nubundi narakubwiye nti Wazalendo ubundi ni abaturage. Wazalendo ni umuturage uba wicaye hariya kabisa, agenda hafi aho ngaho. Ibyo M23 n'ubundi ikora byose, buriya Muzalendo abarimo kubitera icyo bita imbone, abireba neza 5 kwa 5. Cyanzu rero nuko bigendekeye M23 kuba yatakaje imidugudu izi za Minjenje, buce binini cyane by'imijyi byo muri Warikare, yatakaje za Kipesi zo muri Rubero, za Katoni. Ntabwo bivuze yuko umuriro wo uza kubava inyuma. Umuriro ukomeje kugenda rwose kuraswa, uko bikomeje kugenda biba ihame ku gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yo 23 batariko mwakabaye mu by'ukuri mugerageza mukahagarika kuturasaho de natwe turimo kuva muri ibi bice. Abandi batise ninde wabajyanyemo, ninde wabajyanyemo? M23 rero kwirasaho gutya, bamwe ngo nuko yongera motivation, yo kuva muri ibyo bice. Ariko iyo motivation nayo rwose nkagenda mvuga nti izo muhe urumva ko ntabwo ari za muhe ziba zoroshye. Rero ngo abarwanyi bakaba bagiye baraswaho mu bice bimwe na bimwe byanga muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ariko igitunguranye cyane, ndetse gikangaranyije aba barwanyi n'ukuntu bari barimo bagenda bava mu bice, bakaba bavuga ati Cyanzu yacu, kamwe mu gace twagiye dufata
rwose ka mbere bafatiragaho nk'amateka akomeye cyane kuba ati kararashwe. Ububiko bwa M23 nkubwiye uko babigenjeje, ni amakuru ataramenyekana neza kugira ngo hamenyekane byinshi byangirikiyemo, ndetse niba hari n'abarwanyi baba bahasize ubuzima cyangwa se abatorezwaga muri iki kigo baba bahaburiye ubuzima. Ibyo byose turaza kugenda turushaho kubikurikirana, ari mpamvu babwira abantu ni mukande subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info cyangwa se no kuri Barore TV, mukagira ngo nayanjye cyangwa se no kugenda mbabeshya, ariko mangira ngo kabisa ikijyanye n'amakuru mugende mukibona 100% cyangwa se 5/5. Ubu rero mu mujyi wa Goma nawe akaba ari amwe mu makuru ari guturukayo. Nakubwiye nti umujyi wa Goma wabaye akajagari, wabaye sibaniro. Umujyi wa Goma rero kuva abarwanya 23 batangira kuva mu bice, noneho byakubiteye ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze, bihita bihindura isura. Wazalendo bamaze kwemeza tayari uduce 23 itakirimo kubarizwamo. Warikare harabarurwa Minjenje, Mpeti ndetse na Kanune. Rubero harabarurwa Miriki, Runyesenge, Vukununu, Kirikiri, Kipese, Kasima, Katondi, Kitsumbiro, Kanyambi, Mambasa ndetse na Arimbongo. Utwo ni uduce twahehe, ni uduce twariya muri teritwari ya Warikare ndetse na Rubero abarwanya 23 bamaze gusezererwamo. Ibyo Wazalendo yamaze kubyemeza. Wazalendo ni amakuru bafite kuko n'ubundi utwo duce uko abarwanyi ba 23 barimo kugenda batuvamo, Wazalendo irahita idufata. Nuvuga ngo Wazalendo n'abantu bambere bafite amakuru ku duce n'ubundi abarwanyi bari kuvamo, kuko ni ibice n'ubundi barimo guhita bigarura. Ikindi cya ugomba ko wamenya suku byigarura gusa, ni ibice n'ubundi basanzwe bari batuyemo, kuko na ahantu usanga n'ubundi nyine baba baragiye bakurira, na ahantu usanga babazi neza babasanzwe bakorera nkuko bigaragara. Rero Wazalendo bakaba bari kwishimira rwose uko kuva kubarwanya 23 muri bice. Goma rero ngo guhiga urubyiruko birakorwa na 23 bigatera ubwoba abaturage ku buryo budasanzwe. Nibyo natangiye nkubwira ngo ni igikorwa cyo gushakisha abantu cyakozwe n'inyeshyamba za M23 guhera mu rukerera, ngo cyaje gutera ubwoba bukomeye mu bice byinshi by'umujyi wa Goma. Abasore n'abagabo bato barimo gushakishwa cyane nkuko byemezwa n'ubuhamya butandukanye bw'abaturage. Ngo guhera ku saa 10 za mu gitondo abarwanyi b'uyu mutwe ugenzura umujyi wa Goma nanone bongeye kugaragara mu mihanda itandukanye, ngo batangira gufata abantu. Abaturage benshi bavuga ko bahunze ingo zabo batinya gufatwa mu buryo butemewe n'amategeko. Umwe mu baturage yagize ati bavuga ko bashaka kuziba icyuho kizasigara nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zivuyemo. Bageze mu gace dutuyemo saa 10 za mu gitondo, abasore benshi barajyanwa. Nanjye byabaye ngombwa ko mpunga urugo rwanjye njya kwisha imugunga, nkuko yabitangaje ku mugaragaro ku murongo wa telefone, asaba ko amazina ye rwose ngo atatangazwa kubera impamvu z'umutekano. Ariko aravuga ati amakuru yo ndayavuga. Nkuko amakuru ava mu baturage bivuga, ngo mu bice byinshi by'umujyi hashyizweho amasaha yo kutava mu rugo. Atatangajwe ku mugaragaro, ingendo z'abaturage zagabanutse cyane mu gihe abarwanyi bo bakomeje kwiyongera mu bice bitandukanye by'umujyi nyuma y'uko bagaragaye mu minsi ishize hafi ya Kajede ndetse no ku muhanda wa Itimbiri. Kuri uyu wa gatanu bongeye kugaragara ku muhanda wa Kiwanja hafi y'amashuri ya Moyo Safi ndetse na bita Saint-Damien, niho izo operation z'aba M23 zabereye. Impamvu z'ibikorwa biragoye kuzitahura mu buryo bw'igenga. Icyakora ubuhamya bwinshi bugaragaza ko ari impamvu ebyiri zishoboka kuba ziri kubitera. Ku ruhande rumwe M23 ishobora kuba iri gushaka gufata abantu bakekwaho ibikorwa by'ubujura cyangwa kuba mu mitwe yitwaje intwaro ndetse cyangwa se gusa ngo aravuga ko ibipimo bikoreshwa mu kubimenya bidafite ishingiro, aho bivuga ko bishoboka ko wenda M23 nanone yaba iri gushaka abarwanyi bo kuyifasha. Twebwe turimo kugerageza kubahiriza ibisabwa, twavuye mu bice mwarabibonye, atari ko igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje ibikorwa byo kuturasa no kutuzahasa, ndetse ngo biri kwibasira abaturage cyane. Iyo ni AFC 23 yagaragaje ko ngo mu by'ukuri yagaragaje ko ngo abarwanyi bayo bari gurana n'uva gusenya nyuma yo kuva mu bice, ngo bari kugenda bagabwaho ibitero. Rero gusa benshi bakavuga bati AFC 23 yagerageje rwose kuva mu bice bucece
ati yagerageje kuva mu bice bucece, ati rero uku kuva mu bice kwayo bucece ngo buriya ngo kwari kugamije guhita bagaragaza nyine ko leta ya Kinshasa ariyo irimo gukora ibikorwa nyine bitari byo. Wazalendo rero bati twebwe iyi myanya murayivamo tuyijyamo. Ku munsi w'ejo masaha make yatambutse rwose, abitwa Wazalendo bashyize hanze urutonde rw'ibice bamaze kugeramo. Ibyo bice bamaze kugeramo nibyo byasohotsemo abarwanyi ba FC23. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC nubwo kitarashyira hanze itangazo ryemerera ingabo zacyo kujya mu bice abarwanyi ba 23 bari kurekura, ariko guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru we yasobanuye adaciye ku ruhande, yemeza ko MC23 koko iri kugenda iva mu bice kandi bamwita Somoka kure, ngo kandi uku kuva mu bice kwabo nta kindi kintu kugamije cyangwa se gusobanuye usibye ko ari ukubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ariko urabonensekanye ko urumva ko avuga ati twebwe turi kubikora ariko ntimuri kubikora. Ni mu gihe ibice birimo Warikare, Minjenje, Meti na Kanune abarwanya 23 batakiri kubibarizwamo. Rubero aho bita Miriki, Runyasenge, Kirikiri, Vukununu, Mambasa, Kanyambi, Arimbongo, Kitsumbiro, Katondi, Kasima, Kipese, ibyo bice nabyo batakirimo kubibarizwamo. Ni imyanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 uduce 14, uduce 14 twose aba barwanyi ba FC23 nta two bagifite mu bugenzuzi, bamaze kugira iki, bamaze kuterekurana uduce tutari dukeya nanone, ndetse n'uduce rwose ubona ko ari twinshi. Ariko uyu munsi ngira ngo turaza kugira icyo tuvuga ko inda ya 23 irimo kugenda igerageza kubahiriza by'aya masezerano ya Doha ndetse na Washington nk'uko babivuga, mu gihe twaba tubona ko izi zasake batangiye kuzirekura, cyangwa se wenda ahangaha muri Rucuru ndetse kavuga cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko wenda twatubona ko hari ibice bagerageje kugenda bigarurira. Naho mu gihe ibi bitara byo muri Vangongo muri Rupero na Warikare n'ubundi ibice bari bafite ahangaha ntago n'ubundi ari ibice byari bifite icyo bisobanura cyangwa se byafatwaga nk'ingenzi, ni ibice byari biri aho ngaho. Rero ukabona ko bavuga bati birashoboka, ni byiza ibyo bari gukora, ariko haracyari urugendo rwo gusobanura byinshi cyangwa se iby'ingenzi kuri iki gikorwa. Abo ni bande? Uruhande rwa leta ruvuga ruti twebwe turacyaryamiye amajanja, twebwe turacyakora operation cyangwa se ibikorwa byo kugerageza gucunga ndetse no kurinda ko mu by'ukuri umwanzi ashaka kuduca muri umwe, kuko ibihe 23 ishaka kubikora, habaho kwirara bugacya yageze za Butembo, wari uzi ngo ivuye ahangaha za Kipese, ivuye ahangaha za Limbongo, mu gihe Italiyani akageze Rubero Centre ugasanga iramutse rwose yagezeyo. Ibyo rero FARDC bati nibyo tutaza gukora, ati ni ikosa rwose tudashobora kuba twakora, ni ikosa tudashobora kuba twagamo, ati twebwe turaza gukomeza kuba turi maso. Nibyo nababwire ku munsi w'ejo amakuru arimo arusha kugenda amenyekana, nuko igisirikare cya leta Congo FARDC mu bice bimwe na bimwe gikomeje n'ubundi gukora ama operation. Nabwiye ko ku munsi w'ejo ububiko bw'intwaro bwa Cyanzu bwashyizwe hasi. Rero ni amakuru yaje kugenda amenyekana, bivuga ko kandi nanone abarwanyi bagera kuri 12 bamanitse amaboko ndetse n'intwaro zabo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo byabaye muri operation Skora ya kabiri. Ni ibikorwa biri gukora muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi 12 nyuma yo kubona ko n'ubundi ababafashaga bari kugenda babasiga, ngo biravuga ko bahise bavuga bati twebwe intwaro zacu turazirambitse. 12 rero barimo n'abagaragajwe rwose bagera kuri 3 sura yabo, 12 guhera ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu, bamanitse amaboko nk'uko amakuru agenda abitangaza cyangwa se abivuga.
baravuga bati twebwe rwose dushyize hasi intwaro zacu, ndetse ngo mu byo bamanikanye amaboko nyine harimo n'izo ntwaro basanzwe barwanisha z'abarwanyi ba F23 bari barabahaye. Nabwe nti rero aba bantu bagenda bamanika amaboko barimo bari gukoraho cyane ya 23, kuko buriyo bamanitse amaboko gutya n'amakuru bafite amwe bagenda nyine bayamena cyangwa se bagenda bayatanga, ugasanga nyine F23 irimo ibyayo bigenda bimenyekana gake gake, kandi nyine niko bigomba kugenda. Ni bimwe mu bimenyetso n'ubundi biri kuranga gutsindwa kw'abarwanyi ba F23 n'ubundi ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanamaze gusaba ko imyanya yose cyangwa se ibice byose abarwanyi bagiye bigarura cyangwa se bafashe kuva muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye, bagomba kugira iki, bagomba kubivamo byanze bikunze, bagomba kubivamo. Bati mubivemo rwose, mu bisubize bene byo, nibitagenda gutyo biraza kugorana. Ese Kinshasa yo iraza kwemera ibyo uyu mutwe ubasaba, cyangwa se nta kindi kintu bisobanuye cyangwa se bivuze ko urugamba n'ubundi leta ya Kinshasa irusoje gutya cyangwa se irurangije gutya?